muba muravuga Julienne n'inzego zacu zazimaze kuba weak, zazimaze kuba infiltré n'ibi bintu bingibi. Buryo nubona ukabona umwafande wenda ukabona nukora no muze byagakwiye kubugukura hari buryo umutima nama mutabaruka. Reka mbikubwiza ukuri, harimo abantu benshi bagiranye ibibazo n'abagore babo kubera ubuyobe nk'ubu ngubu bwadutse. Umugabo akagira nk'ahantu nk'abavuga butumwa bagashuka umugore cyangwa umugabo ati umugore wawe arakuroga cyangwa umugabo warakuroga, n'ubundi barababwira ngo uwakuruze murabana mubana mu gitanda. Bikagera kuri urwo rwego abantu bashobora no kumarana. Noneho hari ikintu kimwe ndi bugarukeho, muba muravuga Julienne n'inzego zacu zazimaze kuba weak, zazimaze kuba infiltré. Uyu mugore yazize ibintu bibiri. Ikihe icya mbere yazize popularity, gukundwa. Ikindi cya kabiri nawe Imana imbabarire simucira urubanza, aryoherwa n'igikundiro yibagirwa yuko mu by'ukuri hari ibyo yavuganye na RGB, ariko yirengagiza n'akantu harimo ko ara agakino barimo akarimo n'abagenzi be kandi arimo abarye numero. Buriya ibi nkunda kubona muri football. Hari umukinnyi ugeze kuza arambwira ati perezida ati wambabari uriya mukinnyi ukamwirukana se kubera iki? Atarandoga ntibende yaramuroga uretse se gatoya ndabona kumbwe ndeka yase nshuti yanjye bibeze ati mu minsi ushize nabuze gezi yanjye. Uwo mukinnyi yambaraga nomero 7 muri Gasogi. Ibi ni ibiki bibaye? Simbona dimeniziti igenda igabanuka cyangwa ni ngewe ugize ikibazo? N'ubundi yagabanutse iragiye ahubwo. Ubwo abari kuri radio barakomeza bumve nyine. N'ubundi turi kuri radio. Urumva YouTube yabo sinze amashusho abone uko asa. Oya hariho Pastor Julienne. Urumva aravuga ati ngewe uriyo mukino ku mukinnyi ngo wibereye ahantu aratondeze. Niwe barogaga. Aravuga turiya muntu arandoga. Amaye ndavuga nti ibi bintu ni ibiki? Atarandoga. Ibyo rero ni iki? Ni ukuvuga ngo iyo ibi bintu nabyo byabaye nk'iby'abakinnyi b'umupira batari professionnel, aho kugira ngo ukore tize mugenzi wawe umurushe, urabona ibyo akoze ukavuga uti uyu muntu wapi nanjye ndamugirayo. Sibyo? Ibi bintu rero bose batangiye biganana, gutangira gukora ibitangaza, fire, gukora ku muntu ngo araguye. Bira bintu ni fake. Ni ugufakinga n'abariya bagwa bose baterura, hari n'abihaga. Bira bintu byose ni fake. None se uva nkubwire nyine kamanze bite nkubaza nkubaza iyi video bagaragaza bava ko ari kwa Pastor Kabanda Julienne, abantu bari kujyanwa mu mazi muri Yordani, imenya muri piscine, babajaburamo bakavamo basaze buzuye umwuka. None fake bakavamo buzuye umwuka. Bamwe bavuga ko ari kuzura umwuka, ariko abandi bavuga ko ari uguta umutwe ahubwo no gusara. Abantu kukurumva umwuka si uhebebesha abantu. Umwuka umuntu avamo ameze nk'umuka, umwuka uvamo umuntu ajwigira wagira ngo yabaye inyoni. Ibyo bintu abantu barabifekinga mon frère. Ikiriya gihugu cyose tubabonaga bacyabika bamwe n'abandi bajyanaga ku ngufu bakamufata bakamucyabika. Ariko mutabaruka buretse iyo video ndaza kwiguha mutabaruka buretse gato mbaze nkubaze. Reka nkubaze mutabaruka kandi umbabarire wibuka neza. Wibuka umupasteri umukongomano wo muri Afrika y'Epfo warishaga abantu ibyatsi akanabakandagira, wazuye umuntu wa muntu wafekinze ko yari yapfuye, imwe bazamutse mu gisanduku w'umunyazimbabwe akajya gusha biriya bintu ubwabyo. niba abantu batinyuka gukora ibintu nka biriya, icyo batakora ni iki? Nonese ni gute ahantu huzuye imbaga y'abantu, harimo abadogiteri, harimo abaprofesori, harimo abakomanda, abafandi buzuye hariya, umuntu ashobora kubabeshya afandi bakamubeshya, kandi afandi ni umuntu ufite uburyo bw'imitekerereze yihuse. Nkubwira afandi nigeze gusanga mu musozi, nuko nabikubwire. Urabona imisozi nkunda gukoreramo siporo, nagize n'isoni by the way. Nibwo nahise mvuga nti mukuri kw'Imana ibi bintu by'amadini abantu batabyitondera bizoreka n'igihugu. Umwafande vrai afande, ariko Imana ishimwe ubu ngubu yararitayarinze. Ariko na afande tuje na afande musangayo ku musozi witwa Ndabirambiwe. Ariko birambirwa ndi muri siporo. Icyashimisha abo twari turi kumwe harimo n'abandi bafande dukoranye siporo, basanga mugenzi wabo ahagamye mu musozi, ahagamye ku ibuye. Ngambwiza ukuri mukuri kw'Imana. Ariko buri uramutse ufashe nka docteur ariko usanze hariya ukavuga uti docteur niki cyagutwaye umutima ukaza hano, nkubaza koza ko musiko ujya kuba docteur bikuvanaho ubujiji.
byagakwiye kubugukura hari buriya umutimanama Ubudogiteri w'injiji. mutabaruka reka mbikubwiza ukuri harimo abantu benshi bagiranye ibibazo n'abagore babo kubera ubuyobe nk'ubu ngubu bwadutse umugabo akagira nk'ahantu nk'abavugabutumwa bagashuka umugore cyangwa umugabo ati umugore wawe arakuroga cyangwa umugabo wawe arakuroga n'ubundi barababwira ngo uwakuruze murabana mubana mu gitanda bikagera kuri urwo rwego abantu bashobora no kumarana noneho hari ikintu kimwe ndi bugarukeho muba muravuga Julienne n'inzego zacu zari zimaze kuba wiki zari zimaze kuba infiltré n'ibi bintu bingibi buryo nubona ukabona umwafande wenda ukabona nukora no mu nzego zakabaye zimenyera leta amakuru mbere nawe yarayobotse bari mu kumwinika ibi ngibi rwose none akavamo n'ababoroga ariko mukabyara oya ngewe ya video oya nibabaze bayishyiraho nyirebe neza ukabona abantu bamwe bari kurwana ngo batamusha bikamakaza akatabika akavamo ababoroga urumva ibi rero ibi ni ikinamico bakina ibi ni ibintu urumva umuntu akajya hari akavuga ati ngewe ibintu by'ibitangaza ntabwo mbigendamo cyane ibi bintu ariko nta nubwo mpinga imana cyangwa abakozi bayo umuntu agahagarara hariya akavuga ati ngewe sinigeze niga gusoma no kwandika ariko imana impaye gusoma no kwandika dore ndimo gusoma nkanandika ibyo ngibyo ni ugukangurira abantu kutajya kwiga harimo ibintu byinshi aha rero tuvuze muri public management ntabwo leta ishobora kurebera ibintu nk'ibi ngibi njyewe naribajije ni gute abantu baborogaga ku musozi kuriya na polisi ntihagire wenda yari kure polisi mu Rwanda bakure hehe ahantu hose uri mu Rwanda ubu ngubu polisi iminota 5 yabikugezeho cyeka niba nabo bari kubajabikamo hariya hano barimo bafata babarambitse ariko reba ukabona nk'umugore wawe arambaraye hariya cyangwa nawe bakakubona nawe urambaraye hariya umwana wakakuba bati dore papa none se ntuheruka wa mugore wari uhetse umugabo amuhanurira mu mugongo avuga ati haraveyikire oya tekereza uri hariya gukenisi tukuzi uri hariya ariko se hariya hambere ukazara umukara hose wari wabaye hari ahantu si Kicukiro sitariho ngiye nyamara iyi ngiyi ni sport view ya Kicukiro ko ndibona ari muri piscine oya aha niho niba iyi piscine si buriya niya ariko tekereza ukaza mu kiganiro ku wa mbere ku cyumweru ibintu byari byakunize hariya uri muhebe torero baragenda abantu babibizongwe barazongeka barangirika abantu babafata butamba barabashorera erega n'ubundi aho byapfiriye bagiye kwita abantu intama ikibabaje kirimo ngereka nkubwiza kandi intama niyo bagiye kwibaga ijya imbere da none ukabona umuntu w'inzererezi ngo yabaye umuhanuzi ako kanya akaza agafata dogiteri cyangwa ati ni bishop ugasanga umudogiteri yifitiye umuhanuzi ku ruhande icya kabiri muri ino minsi abantu bajya muri ano matorero benshi bajyayo nk'abagiye kureba abapfumu n'ubundi ni ukujya kuraguza bameze nko gupfumuza n'ubundi ni ukuraguza none se nuzi ko nabo baba bafite amanimero akabahererekanya umuntu avuga ati ngohereze umuntu aguhanurire cyangwa harya wa muhanuzi wawe nimero ye ni iyi hari uretse umuntu muziranye nk'ubu wenda rewe si turaziranye sibyo umva se akakino rewe si turaziranye aho ntuzahanura wenda njye mfite uwo nita umuhanuzi wanjye rewe se kamba ati nije wa muhanuzi nikaze mukubwira azi nkabagenda nkabwira wa muhanuzi nti rewe isi uko mureba buriya abaho gutya na gutya na gutya na gutya nimeze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya simubimubwiye none bakaza ko niba muhamagaje ukamutekera ngo umuhanuzi ajya inkoko aturiye arasoma yahagera akakubwira ubuzima bwawe bwose ukibagirwa ko njye mbuzi njye wamukoresha nabanje kumubwira njyewe umuhanuzi nemeye n'umwe ni umuhinde wampanuriye duhuriye kuri Alpha Palace akubwiye ikiza umuhinde yampanuriye ibintu byose umuhinde ni umurozi ni umuhinde w'umupunjabi ni umurozi wahuye n'umurozi ntacyo icyazampa nkongera ngahura nabo ni umurozi hanyuma hari n'ibintu binababaje Angeli bibabaje pepe aba bantu ubwabo bari bamaze kwishyira ku rwego rurengeje
usanga umuntu agenda abungana amabawunsa, iki gihugu gifite umutekano ugana gutya, urateza abantu icyugazo iki, iyo mana itashobora kukurinda, urinda ugenda ibisore by'inkorokoro nabyo mana. ariko hari n'abantu bagira nk'ikirimi kibi yavuga nk'ijambo ikirimi cye kikarema, ariko ubu ntabwo ari umuhanuzi ahubwo ari umuteramwaka. icyo nzi cyo ni kimwe, uyu mudamu yego hari ibyo atubaje ariko harimo n'ishyari, se buriya agiye agasaba icyangombwa cyo gushinga itorero. Itorero se ntibarifite n'umugabo we? Oya, agashinga itorero kugira ngo iyi minisiteri bafunze akayigira itorero. Ahubwo si minisiteri yakoze ibyo yasabiye minisiteri akareka deviance. Turagaruka mu kanya.